Mu buryo butunguranye butanafite ibimenyetso mbanziriza, itangazo rya RIB ryasohotse mu masaha y'ijoro ashyira igicuku hari saa 5:34 ryavugaga ibyitabwa muri yombi no gufungwa kwa Theoneste Nsengimana, umuyobozi akaba n'umunyamakuru wa Umubavu TV na umubavu.com. Iri tangazo rya RIB ryasohotse mu masaha y'igicuku ryaje rigira riti ku bufatanye n'inzego z'umutekano uyu munsi RIB yafashe abantu 6 barimo Nsengimana Theoneste nyiri Umubavu TV ikorera kuri murandasi bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Itangazo rikomeza rigira riti abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera na Kicukiro, no kuvuga ko bafungiye ku masitasiyo abiri. Iperereza rirakomeje kugira ngo dosiye yabo iri gukorwa ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB irasaba abaturarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda ko umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Abenshi bihishe mu mahanga batangaza ibihuha, amagambo arimo imvugo z'urwango zigamije gukura amacakubiri mu Banyarwanda no kwangisha rubanda ubutegetsi. Uzayifatirwamo uwo ari we wese azakurikiranwa n'ubutabera nk'uko amategeko abiteganya. Nta kindi gisobanuro cyatanzwe na RIB uretse iri tangazo ryasohotse ku rubuga rwabo rwa Twitter. Nta magambo yihariye yaba yavuzwe n'umuvugizi wa RIB cyangwa n'urundi rwego rwo rwose, ahubwo nk'uko mbibabwira hari mu gicuku ubwo aya makuru yasohokaga. Kuki itangazo ryasohotse mu gicuku, ese nibwo bari bagifatwa, ese bafashwe mbere yaho gato, ese bafashwe ku manywa bamanza gutegurirwa ibyaha byanditswe kugira ngo itangazo rize gusohoka ririmo ibyaha biho n'amategeko, babanje gukorerwa dosiye, babanje kubazwa atindayo byagenze bite? Ntabwo turamenya impamvu itangazo ryasohotse nijoro mu gicuku, niba ari bwo bagifatwa cyangwa bari bafashwe kare. Mu gukurikirana iyi nkuru dushakisha inkuru y'igihuha babaranditse, twasanze amakuru Theoneste yaretse gutangaza ku munsi w'ejo n'amakuru ajyanye n'urubanza rwa Niyonsenga Dieudonné alias Cyuma Hassan. Aya makuru akaba yaravugaga kongera guhamagarwa mu rukiko kwe, kongera kuburanishwa ku cyaha cyajuriweho n'ubushinjacyaha butishimiye cyangwa butanyuzwe nuko yafunguwe, bukaba busaba ko ibyaha yari yakurikiranyweho byongera gutekerezwaho, byongera kwigwaho, byaba ngombwa kongera agafungwa nk'uko ari ikibazo cy'ubushinjacyaha. Uwo ni Cyuma Hassan Dieudonné bari kumwe ejo, nk'uko mubibona kuri amafoto. Hariho Cyuma Hassan Dieudonné, hariho Niyonsenga Theoneste uyu nguyu watawe muri yombi. Murabonaho kandi n'umunyapolitike Hakuzimana Abdul Hashid, nawe utorohewe muzi ko minsi ishize hamagana RIB akihanangirizwa kugira ibitekerezo bimwe na bimwe atanga, akabuzwa kujya avuga ku ngingo zikomeye. Tugikurikirana ikibazo cya Theoneste Nsengimana, twaje gusanga yari afite gahunda ategura ku munsi w'ejo n'uyu munsi twinjiyemo, aho hari hateganyijwe iyiswe Ingabire Day. Ingabire Day ni umunsi ngarukamwaka ubaho gutekereza, kuganira, kungurana ibitekerezo ku mfungo za politike ziri mu Rwanda ndetse no ku bandi abo batanga ibitekerezo bavuga ko bari kurenganywa. Ni umunsi utekerezwaho, uganirwaho, wunguranwa ibitekerezo, usaswaho inzobe ku bijyanye n'imfungo za politike no ku bandi bantu bazira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ubwisanzure muri politike n'ibindi nk'ibyo. N'umwaka ushize uyu munsi ukorwa, uwatunganyije amashusho akatambutsa ku isi yose biri kuba bituruka kandi mu Rwanda ni Theoneste Nsengimana. Kuri uyu munsi rero none niwe wari ufite iyo gahunda, ndetse nk'uko mubibona hari itangazo ryanyuze ku rubuga rwe, aho bavuga ngo ntimuzacikwe na gahunda izanyura ku rubuga rwa Umubavu TV tariki ya 14. Reka twibashyireho muri uko bimeze, tugaruke dusesengura iby'iki kibazo. Ese tutarasesengura cyane, yaba yazize Ingabire Day cyangwa arazira koko inkuru zimuha n'ibindi bigamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda byatangajwe na RIB tutaramenya ibyo ari byo, wenda tukazazimenya nyuma. Ntabwo dushinja, ntidushinjura, ntitwemeza, ntiduhakana, ahubwo twe turi gutangaza inkuru uko yavuzwe, tukareba n'ibishamikiyeho byose, ubundi namwe mugashyira mu nyurabwenge. Munyarwanda, munyarwandakazi, nawe muntu urangwa n'ubuntu, kuri uyu wa kane ku itariki ya 14 z'ukwa 10, aho waba uri hose uzifatanya n'abandi banyarwanda mu kurwanya akarengane gakabije gukorerwa abanyarwanda. Fata akanya twongere tuzirikane Kizito Mihigo, ndetse tuzirikane n'abantu bose bafunze bazira ibitekerezo byabo. Muri uyu mwaka w'2021 byabaye bibi kurushaho. Baramufunze Idamangi rya Mugwiza, ndetse bafunga Karasira Aimable na Christophe Kayumba. Baramurigishije Bahati Innocent, kandi abo bose baje biyongera kuri benshi bahohotewe wa mwaka washize. Abo ni nka ba Theophile Ntirutwa,
abo barigishije nka ba Venant Abayisenga ndetse bagashimuta na Paul Rusesabagina, noneho uyu mwaka na Cassien Ntamuhanga ndetse n'abandi. Wibuke kandi abamaze igihe kirekire mu gihome, tugomba guharanira ko abo bose barekurwa. Nabaha urugero nk'aba Deogratias Mushayidi, Dr Theoneste Niyitegeka, Dr Christophe Mpozayo, Dr Joseph Nkusi, Professeur Leopold Munyakazi, umunyamakuru Focus Ndayizera, ndetse hari n'abandi benshi barigishijwe nka Gerard Niyomugabo, Boniface Twagirimana, Anselme Mutuyimana, Sylvian Dusabumuremyi, ubuwe yishwe rw'agashinyaguro. Urutonde turugiyemo ntitwarurangiza. Kuri iyi tariki ya 14 z'ukwa 10 ni umunsi ngarukamwaka wiswe Ingabire Day. Ni umunsi twibutsa ko tugomba kujya duharanira ko imfungwa zose za politiki n'izizira ibitekerezo byazo zifungurwa. Ku Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko ndetse n'amahame ya demokarasi akubahirizwa. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni uguharanira ko buri munyarwanda yubahwa. Abanyarwanda baba hanze biganjemo impunzi bamaze iminsi bitabira ibikorwa by'imyigaragambyo yo kwamagana akarengane gakorerwa mu Rwanda. Hari uwagira ati kuri bo biroroshye, cyane cyane ko abenshi baba mu bihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu. Utisege uri mu Rwanda nakora iki? Hari icyo wakora. Kuri 14 z'ukwa 10 saa 6 y'amanywa uzifatanye natwe aho waba uri hose, uzahaguruke uhagarare wemye, ufate iminota 5 uzirikane abo bazira akarengane. Ndetse kubemera Imana twavuga n'isengesho. Uzirikana bishwe bazira ukuri no guharanira ubutabera, baba bazwi ndetse nabo tutamenye. Uzirikana abafunzwe bazira ibitekerezo byubaka. Tujye dushimira kandi twubahe izo ntwari zifungiye hirya no hino mu Rwanda, zabizizwi ndetse n'izitazwi. Hari abazira ubusa cyangwa se gusaba ko uburenganzira bwa buri munyarwanda ndetse n'ubwanjye nawe burimo bwakubahirizwa. Uyu ni umwanya wo kwibaza uruhare twagira mu guharanira ko buri munyarwanda wese yakubahwa. Nukuri abashyize hamwe nta cyabananira. Murakoze. Pax TV twaganiriye kandi n'umunyapolitike Hakuzimana Abdul Hashid, n'umunyapolitike wigenga nawe akaba yakurikiranye ibyitabwa muri yombi rya Nsengimana Theoneste. Ese amakuru akiyumva akiyamenya yabyakiriye ate, arabivuga iki? Allo, waramutse neza Hashid? waramutse neza bwana William. Maje kwisegura ko wangukanguye muri aya masaha, dore turacyari amasaha 10 y'urukerera ntibanacya. Nabona sinziriye naraye ari amakuru menshi nakira n'ubundi ngenda njyame mu kanya. Nanjye ubu rero nari nkikarimo, ndetse by'umwihariko ndi kureba amakuru anyuranye kwitabwa muri yombi ry'umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Hari icyo wabimenye wamenye ko yatawe muri yombi? Ayo makuru nahise nyamenya nka saa 6 z'ijoro. Gusa nyine nanga kuvuga n'abantu kubera ko ntaga abantu twese turi muri modo imwe. Urumva nijwi ryanjye risa naho nyine narayibaza se ibiki nakurikiye, nakomeje gukurikirana amakuru yagiye atambutsa kuko ribu mu tangazo nabonye ribu yabisohoye hafi saa 6 z'ijoro mu gicuku. Nanjye byantera impungenge ntaguciye mu ijambo kwibaza ese nibwo yaragifatwa, yaba yafashwe ku manywa kwirirwa bazwa, haba iki gituma afatwa nijoro mu gicuku, cyangwa se cyatuma itangazo ritegereza mu gicuku, kuko ubundi tukunze kubona amatangazo hakiva. Ibyo nabyibajijeho. None Nsengimana umubavu TV ngira ngo baratubonye ko ku rukiko twari duhari twitabye urubanza Cyuma Hassan Diedone yaburanagamo. Wowe na Cyuma na Theoneste narabonye muri kumwe? Yego, twari twagiye guherekeza mugenzi wacu kuko abangaba twebwe nk'abanyepolitike ni abantu badufasha gusakaza ibitekerezo byacu biturimo kugira ngo turebe ko twakubaka igihugu.
urumva rero Theoneste twari turi kumwe n'inkuru yayikozeho ndetse nayibonye hanyuma ngira ngo isi yose yarayibonye hanyuma kimumva ukuntu ribu yamutaye navuga ko yamutaye mu maboko cyangwa se yamutaye muri yombi iziriya saha kuko nizo zagaragaritse ngira ngo 5:34 gutyo urumva ni hafi z'ijoro. Yes, urumva rero buriya ribu birumvikana ko arizo saha yamutereyemo muri yombi bikaba bidasobanutse rero ukuntu ntabwo ndimo numva ukuntu umunyamakuru nk'uriya wari ugeze kuri ruriya rwego yaza gufatwa izo saha icyo ni icya mbere icya kabiri kandi iyo umuntu afite ibyo akurikiranyweho ribu yari ubundi ruriya rwego rujyaho bwana William ruriya rwego rujyaho numvise muri roho yanjye numvise ko ari urwego rugiye kugaragaza ubudasa wenda kwita imbere cyangwa se muri Afurika cyangwa ku gihugu cyacu ariko ukubona ko nyine niba bagiye guta Nsengimana Theoneste nyiri Umubavu TV bakaza kumufata 5 z'ijoro ese ibyo no bunyamwuga bikanavuga ko yari kumwe n'abandi bantu batandatu bategeze batangazwa. Urebye abantu batandatu nk'uko tubizi iyo bavuga ngo bazira gutangaza amakuru y'impuha abatangaza abakora amakuru muri kino gihugu bose barazwi naho bayanyuza harazwi. Kuki abo bantu batandatu nubwo umvugizi ari nta cyatangaza baba bagizwe ibanga niba koko ari abanyamakuru batangaza amakuru y'impuha? ntabwo mbizi bavuga ko uko usangaza na risomye bavuga ko ngo yafatamo n'abandi bantu ngo batangaze amakuru y'ibihuha ese 5 z'ijoro koko icyo ni kimwe. Icya kabiri ese ko nanjye ubwanjye isi yose nabizi ukuntu nahamagawe kuri telefone nandikirwa amakonvokasiyo nibyo navugaga nyine ni gute jewe ribu yarabangira ampamagara kuri telefone igeze aho ndavuga ko ibyo bintu bidakurikije amategeko bidakurikije n'ukuri. Isi yose yarabyumvishe uburyo twagiye dukosorana bandikira konvokasiyo bayishyiraho ku itariki 31 z'ukwezi kwa 9 itariki itabaho ngo nibwo bayanditse kandi bansaba kwitaba ku itariki 2 z'ukwa 9 ibyo birahita bandika indi konvokasiyo yo kungungu ninze ejo ndavuga nti kubanza gushaka avoka ibyo bivaho banyandikira indi konvokasiyo urukumbi hamagara deja abayane hari no kuri telefone na 3 yo ku rupapuro niyo bakwandikirwe itegeko ritabaho yego bana none bashyiraho n'isaha itabaho ariko babirebe birangije ndavuga nti jewe niyo batari ndashaka kujayo niyo batari kongera kumpamagara nari kwijana ngira ngo ibyo ni byaciye ahagaragara. Ese ni gute umunyamakuru ugeze ku rwego nka ruriya ashobora kuza gufatwa 5 z'ijoro kandi ko nari nizeye ngo ribu ni urwego rugiye kugaragaza ubudasa mu mikorere. Ese Theoneste Nsengimana kuko nje ndavuga ko yafashwe 5 n'igice z'ijoro kuko nizo saha ribu yashize ku itangazo ryayo. Ese Theoneste Nsengimana we ntabwo ari umunyarwanda ukwiriye kurengerwa n'itegeko ngakurikizwe uburyo bw'ubunyamwuga mu gukurikiza amategeko? Ni ikibazo aho ngaho itangazo rya ribu rikazamo ko ari ku bufatanye n'inzego z'umutekano ntihavuzwe izarizo ntituzi niba ari igisirikare niba ari polisi niba ari daso niba ari irondo cyangwa niba ari abakorerabushake cyangwa gutabara. Hakuzimana Rashid umunyepolitiki uri mu Rwanda nakomeje guharanira ko tugira inzego z'umutekano ziri ku rwego ziri mu bice bitatu bisobanutse ari rwo igisirikare igipolisi wenda na daso izindi nzego zikavaho. Ribu izindi nzego z'umutekano bitazigaragaje kandi izo nzego mvuze ko zizwi babashima uburyo wenda polisi yacu ikora n'igisirikare gikora nubwo gifite abakiyobora wenda bashobora kuba izo nzego zifite uko zikora uburyo zigaragara mu manota meza nuko zifite abayiziyobora nibura njyewe nemera nubwo muri polisi yego hazamo abantu n'abantu bana William hanyuma hashobora kuba umupolisi witwara nabi ariko iyo yitwaye nabi undi aramukosora. Ese ribu Murangira Thierry naza dusobanurire izo nzego z'umutekano zakoranye nawe nizihe nzego hano mu gihugu mu Rwanda hari abantu bigize bamane ku bimwe bya kera byarihozeho ugasanga abantu basaga bagiye gukorera umuntu ibintu bidakwiye bakaba baza bitwaje igisivile. Ndakubwiza ukuri wowe nk'umunyamakuru uzaza hano kuryanyuma Nyamirambo hari abantu bakurikiye umuntu baramurasa kuryanyuma neza ku gahanda k'amabuye amaraso yahamaze nk'icyumweru baramurasa ukuboko nuhagera
uretse ko nyine abanyarwanda buno dufite ubwoba ariko nuhagera iyo nkuru bazayimuha abantu bamurashe bari abantu baje bambaye igisivile sinumva rero burangira cyera nadusobanurira izo nzego z'umutekano zizatubera igihugu iyo zitavuzwe ngo tumenye izo arizo nyine buri muntu akomeza kwikanga izo nzego z'umutekano ntazi n'inzego gusa rero ubundi ko inzego z'umutekano zizwi yagombye kuvuga izo arizo niba ari polisi niba ari igisirikare niba ari bigasobanuka iki ni cyo ndi kubona mu itangazo ubusanzwe biravuga ngo mu karere ka Kamonyi hafatiwe inzoga z'inkorano ku mupaka wa Cyanika hafatiwe umuntu wari ugiye kugera cya nacyo kukibaho yafatiwe hatatangazwa ntabwo ribu igeze igaragaza mu Nsengimana Theoneste yafatiwe aha yafatiwe mu kigo ari kumwe n'aba inzego z'umutekano tuzi mu gihugu ni urwego rwa gisirikare ni urwego rwa gipolisi ibi bintu jewe nta Kuzimana Rashid ndabyamaganye inzego z'umutekano zikomeza gufata abantu ntizisobanuke ni izihe wenda nanjye ejo wakumva bantwaye kuko ariko nje reka nkubwire Theoneste Nsengimana nyiri Umubavu TV yari yakuraritse ko uyu munsi ku itariki 14 saa 6 ari buduhuze abanyarwanda isata z'amanywa yego ari buduhuze abanyarwanda bari mu gihugu n'abandi banyarwanda bari hanze yacu kugira ngo tuvuge tukore ikiganiro kubyerekeranye n'abantu bafunzwe bazira ibitekerezo bya politiki ngira ngo ntabwo ndi kubyibuka neza ariko ni event isanzwe yitwa Ingabire Day ariko ihurizwamo ibitekerezo n'abanyapolitiki bari imbere mu gihugu nabo hanze y'igihugu n'abandi bantu ku bushake bashaka gutanga ibitekerezo iyo ngiyo none se Theoneste mu bunyamwuga bwe n'umunyarwanda nje nkunze yari yabishyize ku mugaragaro haravuga shize yarabikoze biratambuka birarangira ntabwo nari nakaje kuri YouTube channel uretse ko nabikurikiranaga ubu ngubu wenda nibwo ndimo neza ndabona jewe uko nkeka nuko wenda bashatse kuzibira kino kiganiro ariko ibintu kwibesha kubera ko nshobora gukora audio nkayiboherereza nkuko nawe ubu turi kuvugana ari Pax TV Ireme TV ndatekereza ko uza kubishyira wenda kubishyiraho ndagusaba kuza kubishyiraho ntabwo ureka abanyarwanda twisanzure ribu murangira ati musore wacu ubundi kuri umusore mwiza ni wavuye wenda mu kazi uri kubona bari kukwicira abantu kuvuga ngo ntabwo nawe genda urebe neza kute muri gukora nijoro saa 6 z'ijoro mukaje gufata umuntu wenda cyakora wenda icyo nashima ribu uzisaha nuko nibura batubwiye ko byagenze ariko nk'umugore washakaje ntabwo twamenye uko bimeze uwo nawe n'abari abantu bagaragaye bamaze imyaka 4 nibyo navuye muri ribu ndavuga ngo igihugu kiritsamuye ubu wenda ubwo batangiye kujya babishyira ku mugaragaro wenda baragenda babikosora ariko Theoneste Nsengimana ntabwo ndi kumva ukuntu bagiye kumufata saa 5 z'ijoro n'igice niba nagaragaze aho bamufatiye niba nabo bantu bakaba bagizwe ibanga noneho bagahishwa n'izo nzego z'umutekano ngo zakoranye na ribu ngo kuko umusoma neza itangazo handitseho ko ngo ni ku bufatanye n'inzego z'umutekano izihe amategeko agena ko umuntu afatwa mu masaha y'akazi ayangaya azwi ufatwa mu masaha y'igicuku cyangwa andi masaha atari y'akazi ni umuntu ufatiwe mu cyuho uri mu cyaha gikomeye kidasanzwe bagomba kwirinda ko icyo cyaha cyakorwa bakakizibira none niba yaratangaje inkuru ikaba yarizwi kuki afatwa mu gicuku ntekereza ko ari iriya nkuru ntabwo ndi guhamya ko ari byo wenda Nsengimana yewe urabona Umubavu TV ufite amavideo menshi nta nubwo yakurikirana yose bakagombye ko baramufatiye mu mavideo ya kera ariko niba hari video ziri ubu nakomeje kuzinyuramo kuva saa 5 ntabwo kuva saa 6 n'iminota ntabwo nigeze ndyama kuva rero icyo gihe nakomeje gukurikira amavideo yose yakoze ese urabona ni nkuru yakoze kuri cyuma yagiye kuburana urabona ko twari twamuherekeje nta kintu yavuze kitavuzwe mu rukiko ntabwo aricyo cyabigiho je ntabwo kubona uburyo Theoneste Nsengimana nyiri Umubavu TV yafashwe ziriya saha je nkabavuga ko kuba atarahawe convocation atarahamagawe navuga ko ari urwego rwatangaje ko rwamushimusi niko byo nabibona kuko itegeko rivuga ko umuntu ahamagarwa risobanura ukuntu umuntu ahamagarwamo kongeraho n'ibyo uvuze kandi natwe byubahirijwe kuri njyewe mbihamagarwamo kuba igihugu cyaritsamuye nuko uyu munsi ribu ikwiriye gukosora iyi mikorere
umuntu akazaja ahamagarwa mu buryo bukurikije amategeko kandi noneho akitaba mu buryo bukurikije amategeko ndetse umuntu agafungwa ari uko icyaha cyamuhamye. Nje ndatekereza ko Theoneste Nsengimana nyiri Umubavu TV bamufunze kugira ngo cyangwa bamufashe kugira ngo kiriya kiganiro kitaza guhita, ariko abanyarwanda miliyoni 10 twese tubabajwe 13 ziri imbere mu gihugu n'izindi tutazi umubare ziri hanze y'igihugu. Twese tubabajwe n'igihugu cyacu kugira ngo kitungane kiryohe, buri muntu aje mu buryohe dukore twiteze imbere. Aratekereza ko gushimuta Theoneste Nsengimana se wowe nyiri Pax TV ndagusabye iki kiganiro kugiranye ntabwo ibucohereze nikija ku rwego rw'isi, kuko abantu bazanye YouTube bakoze akazi keza ko kugira ngo isi ibiri ku isi bimenyekane n'ubundi bisanzuye. Ubu rero twe turi kwisanzura no ari mu gicuku n'ubwo ari nijoro, ni kuba wariraye ngiza ngo mbonye umpamagaye ndikanga ndavuga nti umusore nawe yariraye. Nanjye nahubwo se aho mu batangaje bafatanye nawe batavuze amazina ni kweje mwari kumwe aho nturimo. Nicyo kintu cyambere cyatumye nabanje gushakisha cyuma sanga ntari kuboneka, ashobora kuba gisinziriye mitashakisha. Cyuma rababaye kubera ko biriya bintu byo kuja kumukurikirana ngira ngo ninkora amaze iminsi ari gutangaza zikomeye. Uribuka ko umugore washakaje imbere ni wamuhaye ikiganiro amaze iminsi ari kugaragaza ba gitifu basenyeraho abantu amazu, arananiwe Cyuma naje namuhamagaye birangana namwandikiye kuri WhatsApp biranga muri karuhuke. Ariko jewe nariraye kuko jewe kuva saa 6 nkimana kubona iryo tangazo kandi wumva igitangaje William. Ikintu gitangaje bino tangazo narihawe n'umuntu uri hanze, nawe unyumvire kuna abantu babazwe n'igihugu cyabo. None se ubundi kuba bamufunze aya magambo yandi tuvuganye ntugiye kuyashiraho ibi ntabwo ari ukubaka igihugu murangira ati yari inshuti yacu. Wenda hari umunsi nje nawe urambona buri munsi kuko nanjye ndakubona, wenda hari umunsi tuzicarana, ariko ntabwo ibi ngibi ari ukubaka igihugu. Nimureba ukuntu ikiganiro n'ubundi bukirahise umunsi n'igihise, bari abantu bari kuvuga bati Deo Mushayidi bakabarondera bari abanyepolitike bose nanjye ndavuga ba Theoneste Nsengimana ba Theoneste Niyitegeka, abanyamakuru bose bafunzwe, abanyepolitike bafunzwe, abishwe, ariko abanyarwanda abantu leta waretse abanyarwanda tugakundana ko n'ubundi abaturage bari hasi bwana William. Abaturage bo hasi nta kibazo dufite, abaturage bo nta kibazo bagirana. Ni nk'ibi ngibi by'ibihugu erega ibihugu bitabanye abaturage ubwabo babishoboye bagenderana gusanga nta kibazo bafite. Ariko impamvu za politiki zitazwi n'amwe igihe babarira kubera ko iminota nyine wampaye isa ndi kuyireba iri kugenda. Ariko reka nkubwire ko turi kuganira n'abanyarwanda. Oya nta kibazo, reka nkubwire abanyarwanda dufite ipfa byo kuja Uganda mu bwisanzure tukazana ibicuruzwa hano mu Rwanda. Urabona inganda ni nkeya. Ubugande bwateye imbere mu kubana mu gukora bafite ibintu byinshi bakora twebwe abanyarwanda dukeneye. Uribuka isabune yo muri Uganda urayibuka. Abanyarwanda dufite ifa ryo kuby'imikeke y'i Burundi, urabizi n'uburobe. Hari uburobe bazana kuzinuza hari ukuntu basonga ubugari amara n'ukwezi ndabureba. Dufite ifa ryo kuby'imikeke, indagara z'i Burundi, imyembe, imbuto zo muri Tanzania. Umva dufite ifa ryo kubana n'abazayirwa. Ahubwo se wabuzi ingano y'ibicuruzwa y'ibiribwa, imyaka, imbuto, imboga byamanukaga biturutse Kisoro n'ibyatukaga za Gatuna n'ahandi hose mu nkengero. Mu Rwanda twe dufite ifa ryo kubana n'ibihugu duturanye neza kuko bafite ibintu biryoshye dukeneye kandi byinshi. Hano mu Rwanda nta kintu dufite. Ubu twabaye nk'ururimi, tumeze nk'abantu baziritse. Wibeshe gato y'umuntu araja Uganda kikaba ikibazo, i Burundi ni ikibazo, Tanzania ni ikibazo, Zaire ni ikibazo rwose. Umva rero nakomeje gusaba ngo leta abategetsi bari uyu munsi barananiwe, nibemera abanyepolitiki bandi turi ku ruhande tuze tubafashe. Dukunze igihugu cyacu, ntabwo twebwe dufite urwanzi rw'igihugu kwanga igihugu. Nibemere tubafashe, hari ibintu bitagenda neza mu gihugu. Niba Theoneste Nsengimana yaragiye kuduhuza n'abandi banyarwanda kuba bamufashe, navuga ngo bamushimuse kuko bagiye kumufata mu masaha n'akazi, nta convocation bamuhaye. Ni urwego rw'igihugu rwemeje ko rwamushimuse kuko rero yatanze itangazo. Ariko ntabwo ibi ngibi ari ukubaka igihugu. N'ubundi aya magambo mvuga agiye kuja ku rwego rw'isi. Ndabizi Pax TV imikorere yayo, hari umuntu yanditse kunshwanira w'umutegetsi ngo
n'imbarutso ya demokarasi ngo yavuganye na jambo ASBL ngo bene mbonye umutwa ibi bintu ni ibiki rwose umva je ndababaye abanyarwanda mu nyumva mumbabarire ntabwo rero nishimiye ukuntu igihugu kiyobowe kubera ko umunyamakuru uwo ku rwego nka ruriya kuja kumufata saa 5 z'ijoro ntago ari ubunyamwuga. Izindi nimero nagerageje zo mu itsinda ryabo bakorana nasanze zitariho ndetse n'iyo umufasha we ntabwo iriho nkaba ntazi neza niba nabo batari mu bafashwe mu bataye muri yombi mu kanya gato izuba rikiva na kuri tanarasa hapfa kuba hakeye leta nyarukira mu rugo ndebe rwabo ko ari amahoro basigaye bikuye. Hari umudamu we ni nawe yakoraga inkuru ariko zo gutangaza inkuru kuno avuga ibintu byabaye zitari video namuhamagaye ntago ariho yarahereje ati u Rwanda bwo mu buryo bw'ibanga rukomeye u Rwanda rwohereje izindi ngabo muri Mozambique atanga ibimenyetso by'amagambo Perezida Kagame yavuze niba nabyo byose ibi ntabwo turukubaka igihugu umva ndababaye ikibazo rwose tutegereze dukomeze dukurikirane umenya amakuru mbere yageza ku bandi ariko umusanzu wa buri wese urakenewe kugira ngo ubwisanzure burusheho kujya imbere. Ejo bundi Cyuma yavanyeho telefone araryama arasinzira ejo bundi nta minsi ishize mbere yuko yitaba ariko yavanyeho telefone nahamagawe hafi iminsi yose Cyuma yabaye iki byabaye ngombwa ndahamagara umuntu w'umushoferi we mpamagara undi muntu w'umuzamu we basi batireka da Cyuma nta kibazo afite ariko byaranze mfata moto ngenda ndi kwiruka nabwira Cyuma wakoze ikosa ni gute umukumesha umurongo gute wava ku murongo abantu bakaguhamagara ubu ntabwo uzi ko Theoneste Imana isi yose mukanuye amaso n'amatwi. Ibi rero ntabwo ari ukubaka igihugu Bwana William abantu nibareke tworoherane dukundane tuje mu buryohe abantu tubabarirane imyanda yabaye mu mateka y'igihugu ni myinshi niba Theoneste Nsengimana yaragiye kuduhuza n'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi nibwo bwisanzure nibareke kubuzitira. Hakuzimana Abdul Hashid rero nk'umunyapolitike wisanzura mu gutanga ibitekerezo ikindi nkubaza ni kubijyanye none n'abandi bantu batangaza inkuru mu bwisanzure bigaragara ko bageramiwe urabaha butumwa ki mu gihe bagitegereje ko ejo cyangwa ejo bundi nabo bagerwaho? Abo ngabo ntabwo aribo naho ubutumwa natanze ni ukubuha leta ari nabwo ngiye gusubiramo bazaja barandura ipera hazamuke karoti hazamuke umunanasi hazamuke ikirayi hazamuka ikijumba ahubwo ibyiza nibareka abantu bari kwisanzura batwumve buri muntu baganire nawe kandi biroroshe uwagaragaye wese baganire nawe leta iganire nawe noneho twubake igihugu gifite amahoro. Naho ibintu byo kubuza abantu kuvuga je naravuze ngo nkuko nabivuze ngira ngo wabonye abazamutse nyuma yanje ukuntu baje ari benshi bashaka kuvuga ibibarimo abantu babikibeho barasibikibeho ngira ngo Rushago Boniface nawe twaraganiriye avuga ko warabirebye kuri Primo TV no kuri Radio avuga ko mu Kinigi nawe yemeye nyine ko habaye amahano abantu bishwe abantu mu mutima yabo hatumbye n'ibintu nibareka abantu twisanzure gukomeza kudupfukirana umunsi byazaturitse byazaturika nabi bityo abantu nibaterwa ubwoba nuko bari kwisanzura kuvuga ibibarimo abantu nimureke bafunguke mu mitima tuvuge kandi nta mutima mubi dufite ibi ngibi byo gukomeza kuzitira abantu kuvuga nk'abo bantu bari kuvuga bari hanze natwe tukavuga turi hano ubwo barabafunze umunwa we ngo batavuge ariko uje nawe turavuze umunsi none ntago ari byo ibi ngibi nibareke ntasabye leta ngo nireke idufashe ntabwo Ingabire Victoire ari umwanzi w'igihugu ntabwo Deo Mushayidi ngo yarashinze PDP imanzi bakavuga ngo ndamuvuganira ngo kandi urukiko rwaramuhamije icyaha nanjye ngewe namaze imyaka 8 muri gereza se Ingabire Victoire ko bari baramuhamije icyaha ntiyatashe ntari mu gihugu atwaye kiriya mugambo no mu kanya umukuru w'igihugu yahaye imbabazi Pierre Habumuremyi ibazi nyobo indabishimye cyane ayo makuru ntabwo nari namye kuko inkuru yatabona yumva kiranshimishije yereza nawe Habumuremyi bagiye gusohoka muri gereza agiye gusohoka rwose Perezida Afrika yambabariye ariko yaratinze nabwo wenda ntabwo ariko umuntu wabaye Perezida wabaye Premier Ministre yabaye Minisitiri w'Uburezi yabaye umunyanga ushinzwe kubakoresha y'amatora imyanya yakoze mu gihugu ni myinshi ni gute yabura ngo amafaranga urwego rw'igihugu rw'intwari n'imidari y'ishimwe buriya Perezida yari kumfata no kumufuka we bwite akamubwira tereka ngo yaguhe uzayanyishura koko rero iyo ni inkuru ishimishije yego ariko bizambireka kubivanga bazane n'inkuru yo gufunga Theoneste Nsengimana utwana twe cyane dutoyo tugiye guhangayika imbere y'umugore we yavuyeho ese ni ibiki bihari n'abanyamakuru bakora bose nabo zavuyeho
ntago ari ibi bintu ribu Murangira Thierry, ibyo bintu iyo mikorere ntago ari ubunyamwuga. Natwe dufite mu mutwe gutekereza, dufite n'ibindi twakora ariko mu rwego rwo gukunda igihugu. Reka mbaze Murangira Thierry, igihugu cyacu ukorera uyu munsi nka leta, mu gihugu cyacu hahungiyemo uwitwa Laurent Abatware wa CNDP, igihugu cyacu cyahungiyemo uwitwa Jules Mutebutsi. Abo bantu bari hari n'undi mujenerali w'Uburundi wahungiye. Oya ngewe ntabwo mvuzago kuko amabanga y'igihugu cyacu twebwe tubitse umuntu yanga kuyavuga no kugira ngo yasesengure, kuko ndi umunyepolitike kandi umusesenguzi, ntabwo kurasesengura kugira ngo tubungabunge igihugu. Ariko Murangira Thierry, abo bantu ko bahungiye mu Rwanda wambwira aho hari, ni uburenganzira bwaje nk'umunyarwanda bwo kumenya amakuru y'umuntu wese uri ku butaka bw'u Rwanda, niba ariho neza cyangwa nabi, kuko ndi umunyepolitike. Ese Laurent Nkunda ari, Jules Mutebutsi ari, ishobora kudusobanurira ibintu kubita ubudahana rwo gukurikirana amakuru y'ahantu hose mu gihugu? Niba tukubungabunga amabanga nk'aya ngaya, tukaba dukomeje kugira ngo abantu nibura bisanzure, tugende tworoherana, ni gute leta idashaka ko ikibazo cyoroha? Naho narangiriza nshuti yanjye, ariko ntabwo mfite umujinya, ariko mbabajwe no kubona Umubavu TV wagize ikibazo guhera kuri nyirawo Theoneste Nsengimana n'umugore we n'abanyamakuru bose, nimero zabo ntabwo ziriho. Ni ikibazo gikomeye ku gihugu, je ntabwo mbyemeye. Ibi bintu nibamurekure, we n'ikiganiro yari guhitisha, n'ubundi natwe turagihitishije ubu ngubu, noneho se nanjye nawe baje dufunge se? Gereza zirahari, ziracyakizanye. None si muri gereza ntibabure nini rero, kuko na Murangira Thierry yazaje ngo wa wundi yatsimbuye ari hehe, wa mudamu niba ari umudamu avuga ko hanze amakuru ntabwo azwi neza. Nyine aracivuze ko yagiye kwivuza ngo muri Canada ko ariyo makuru yatangajwe. Tworoherane, ntabwo umuti w'igihugu ari ugufungana, kandi muri gereza nta muntu munini ku buryo atakwiba mu muryango wayo. Rero tworoherane, ahubwo twubake igihugu gifite amahoro, twubake igihugu cy'iterambere y'Abanyarwanda nka buriya Theoneste Nsengimana. Ugira ngo wabonaga ibiganiro bye ukuntu ari umusesenguzi, kugira ngo wabonaga ibiganiro by'ukuntu yajaga mu bamotari akavuga ati abamotari nibyo biganiro byari bihari. Gufunga umuntu nguriya ubufunza abayoboke be n'inshuti ze, ubu twese tuba tugiye gusa naho barakariye leta, ariko njye sinzarakarira leta yacu. Urakoze cyane Hakuzimana Hashid, umunyapolitike wigenga, turagushimiye ku kiganiro haye Pax TV. Urakoze cyane bwana Ntwari William, kandi kuhuje abakurikira Pax TV n'ibindi binyamakuru na Rashid TV. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Yego. Ngayo nkuko tumaze kwibabwira rero, mu kanya ndazindukira ku muryango we aho utuye, ndebe niba umugore batari umwe mu bataye muri yombi, niba abanyamakuru batari bamwe mu bataye muri yombi, ko nimero zabo ntabwo ziriho. Ndaza kuhagera menya andi makuru yisumbuyeho. Umuvugizi wa RIB niyemera kutuganiriza, niyemera kugira icyo atangariza, turakibagezaho. Ibyo tumenya byose ni mu makuru yacu akurikira. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi na Theoneste turamwifuriza amahoro aho ari hose. Mugire umunsi mwiza. Iyi ni Pax TV Ireme News, jyewe ndi Ntwari John Williams.